Amahoro kuri twese bana b'Imana. Iminsi 8 uhereye none turatangira amasomo twibutsa ko Noheli yegereje. Kuri uyu wa kane tariki 17 Ukuboza 2020, isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 49, murongo wa 2 n'uwa 8 kugeza kwa 10. Yakobo ahamagara abahungu be maze arababwira ati, ngiye kubahishurira ibizababaho mu bihe bizaza. Nimwegerane mwumve bana ba Yakobo, mwumve so Israheli. Yuda, woweho abo muvindimwe bazagusingiza. Ukuboko kwagutsikamiye ijosi ry'abanzi bawe, na bene so bazagupfukamira. Yuda, uri nk'icyana cy'intare, mwana wanjye uzamutse uvuye ku rugamba. Yaciye bugufa abona nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wamusimbura? Inkoni y'ubwami ntizatirimuka mwa Yuda, n'inkoni y'ubutware ntizajya kure y'ibirenge bye, kugeza igihe ugenewe azazira, w'amahanga azayoboka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 72. Ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 1, umurongo wa 1 kugeza kwa 17. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yezu Kristu, umwana wa Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Feresi na Zara kuri Tamara, Feresi abyara Iziromi, Iziromi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nasoni, Nasoni abyara Salimoni, Salimoni abyara Bowozi kuri Rahabu, Bowozi abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi, Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Roboamu, Roboamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziyasi, Uziyasi abyara Yowatamu, Yowatamu abyara Akazi, Akazi abyara Ezekiyasi, Ezekiyasi abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yoziyasi, Yoziyasi abyara Yekoniyasi na barumuna be igihe bajyanywe bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago ry'i Babiloni rirangiye, Yekoniyasi abyara Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eleyezari, Eleyezari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristu. Ibisekuruza byose hamwe rero ni ibi: kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawudi ni ibisekuruza 14, kuva kuri Dawudi kugeza kwijyana mu bunyago ry'i Babiloni ni ibisekuruza 14, kuva kwijyanwa mu bunyago ry'i Babiloni kugeza kuri Kristu ni ibisekuruza 14. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, amahoro. Uyu munsi turazirikana ku ruhare rwacu mu mukiro, le salut. Nkora iki ngo nkire kandi nkiza abandi? Mu birori bikomeye turabizi, mbere yo kwimika umuyobozi habanza kuvuga incamake y'ubuzima bwe, mu Kilatini byitwa curriculum vitae, mu mpina magambo CV, course de la vie, inzira y'ubuzima. Imyiteguro ya Noheli irarimbanyije. Tugiye kwakira umuntu ukomeye cyane urenza abakomeye babayeho n'abazabaho. Kiliziya rero yaduteguriye amasomo adufasha kuzirikana ku nkomoko ya Yezu. L'histoire du salut. Isomo ryamenye mu gitabo cy'intangiriro twumvise ko inkoni y'ubwami, inkoni y'ubutware izaba iri mu muryango wa Yuda. Iyi nkoni iragenura ubwami, ubutegetsi, ububasha bwa Mesiya Yezu Kristu, ari Ivanjili ya none yarondoye amasekuru ye. Kutubwira inkomoko ya Kristu yereka abakurambere Aburahamu, Izaki na Yakobo, ugatambuka ku mwami w'ikirangirire Dawudi, ukagera kuri Kristu umwami w'ukuri, ni ukugira ngo tumenye neza incamake y'amateka gucungurwa kwa muntu. Ni ukugira ngo Imana itwereke uburyo yuje amasezerano yagiriye Aburahamu, no kugira ngo uze yandahiro yarahiriye Dawudi ati, nzitoranyiza umwe mu bahungu bawe uzagusimbura. Ibyo byose ari ukugira ngo ntituzatungurwe, tutazikanga Yezu tumwitiranya n'ikimanuka. Yezu afite aho akomoka, afite umuryango mugari avukamo wari warateguwe n'Imana kuva kera na kare. Wa muryango w'Imana witwa amazina 3: Abayahudi, Abahebureyi cyangwa Abayisiraheli. Igitangaje kuri urutonde tumaze gusomerwa, harimo intungane nka Yosefu na Mariya, ariko harimo n'abanyabyaha benshi nka Dawudi wakoze ibyaha by'ubwicanyi n'ubusambanyi, Salomoni wayobotse ibigirwamana, Ihabara Rahabu n'abandi bahemu benshi barimo. Ariko ntabwo Imana yisubiyeho ngo irarigushije ngo umushinga urapfubye, kubera ko muri uru rutonde habonetsemo abayitenguha. Bitwibutse impuhwe Imana igirira abanyabyaha, impuhwe zisesa urubanza. Imana imenya n'abatagira kirengera, nizo mpuhwe zatumye natwe Imana itwohereza umucunguzi mu muryango wa Isiraheli.
kuduha amasekuru nk'aya ni ukutwereka uburyo kwigira umuntu kwa jambo byaciye mu nzira nyinshi, byarateguwe ku buryo bukomeye. Imana umugambi wo gucungura abantu yarawuteguye koko. Twumvise umurimo ukomeye Imana yakoze, yanyuze ku ntungane igera naho yitabaza abanyabyaha, yanyuze mu nzira zigoye, ubucakara mu Misiri, ijyanwa mu nyago n'andi mateka menshi amabi n'ameza. Iki nicyo bita l'art de travailler dur, gukora cyane nta gucika intege. Imana yarakoze cyane kugira ngo idukore. Imana yaciye mu nzira z'amacenga ngo iducungure. Natwe abatuye isi duhamagare gukora cyane, duhamagare kwiyuha kuya kugira ngo twuzuze neza imigambi y'Imana. Birababaje, hari abantu benshi b'abayobe n'abanebwe bakomeza gukwirakwiza ubuyobe, bakagandisha abandi ngo Mesiya yaducunguye rimwe rizima, ngo ntimukajye muvunika, ngo Yesu yaratuvunikiye yaravivuye, ngo ntimukirushye, ngo ahubwo mumuzanire imitwaro yanyu yose ayikorere. Ye baba we, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Tugomba kubyaza umusaruro amahirwe Imana iduha, tugakora cyane, bityo natwe tugashyiraho agakeregeshwa kacu. Ngo umunsi umwe nta mwete yigeze ajya ku rugendo, ageze mu nzira inzara iramurya bikomeye, noneho aryama mu giti cya voka, anako asaba Imana ngo imugoboke imuhe icyo kurya kuko agiye kwipfira. Nuko Nyagasani Nyirimpuhwe aramugoboka, yumva isengesho rye. Mu kanya gato avoka ihiye ihuruduka muri cya giti. Nta mwete ahita akanguka agira ngo n'abagera nawe bamuteye ibuye, asanga ari avoka. Nuko arayifata abwira Imana ati, Mana, none se gucyo umpaye avoka yonyine nta burisha umpaye? Ngaho basi mpereza n'uyintonorera, umpereze n'uyintamika. Nta mwete we, mbega wowe, koko niki Imana itagukoreye? Kuki wongera kuyigondoza no kuyisiganya? Bavandimwe, Imana iduha ibyibanze bidutunga, ikadutegura uko tuzabaho, ahasigaye n'ahacu ho gukora cyane. Munyemere ngaruke ku magambo meza ya Mutagatifu Agustini ashishikariza abantu kugaragaza uruhare rwabo mu gucungurwa, ati, Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ariko mu kuducungura tuzashyiramo urwacu ruhare. Notre participation active dans notre salut et celui des autres. Wasanga ari nta mwete ugenda ugondoza Imana. Tugendeye ku bisekuru bya Yezu, aho Yezu yakomotse, uburyo Imana yateguye umugambi ikawunyuza ku bantu benshi batandukanye kandi nabo bagakora cyane. Natwe rero turimo twitegura uwo muntu ukomeye cyane wanyuziye hose. Tuvana amaboko mu mufuka, dukoreshe neza impano z'Imana, dukore cyane kandi neza. Twinjira natwe muri uwo mugambi w'Imana wo gukiza abantu, kuko Imana ntihagaritse kuducungura, na n'ubu iracyakora, iracyakiza. Nawe rero ntugacike intege mu gukora icyiza. Ntukajye wiryamira gusa ngo usinzire amasaha y'ikirenga nka nta mwete, n'abandi banebwe bose babandi biha kuryama amasaha 20 ku munsi. Bavandimwe nimusenge cyane ku bantu bafite amahirwe muri iyi minsi yo kuhimbaza igitambo cya misa, dore ko kubera ibihe bya Covid turimo hari abo bidashobokera. Misa ni umukiro. Buri gitambo cya misa cyose Yezu yongera kwitanga, Yezu yongera gukiza kandi agakiza ku mubiri no kuri roho. Nuko rero abasenga ni muwe maso. Nutabona ayo mahirwe ya misa, nahugukire kumva ijambo ry'Imana no kurikurikiza buri munsi. Nuko rero buri wese abifatemo umugambi, yihe igihe asoma amateka y'ubuzima bwe, asenge akoresheje amateka ye, azirikane buri cyiciro cy'ubuzima yanyuzemo. Pour Dieu, il faut tenir compte de chaque détail de notre vie. Ku Mana ntukagire ibyo usuzugura mu byakuranze, uducogocogo tw'ubuzima, kuko ibyo byose nibyo Imana yakoresheje ngo bugeze aha ngaha. Erega nizibika zari amagi, araba kugereza cyangwa nabi, bose ntukagire upinga cyangwa mugire igihe cy'ubuzima bwawe utambukaho ntacyo kigusigiye, kuko byose biri mu mukiro wawe. Imana ikoresha amateka yawe ngo ukize, ikize n'abandi. Fata rero umwanya usengere mu mateka yawe. Hari aho uzagera ukarira, hari ahandi uzagera ugaseka ukishima, hari n'ahandi uzagera ukibaza byinshi. Byose bigufashe kwitegura Mesiya no kumenya ko Imana igufiteho umugambi mwiza wo kugukiza no gukiza abandi, ariko ko nawe ukeneye uruhare rwawe. Biransaba rero gukora cyane kandi neza. Utube hafi Nyagasani. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Numwe yese mutu yesi nimugire noye